Nemeye nanone reka tubereke nanone ikindi kibanza. So turi Kanombe rero kandi ikaza abantu bashyashya no kuri Ki Property Rwanda, nkubwira ngo utarakora subscribe iki nicyo giye kugira ngo ujye ubana natwe muri gahunda dufite yo kugenda tubereka imitungo myiza kandi igurishwa hano muri Kigali ndetse no mu nkengero za Kigali. Reka tugere ni karibu. Turi Kanombe rero nkuko nakomeje kunyambibabwira, ahantu bita Gakorokombe. Ni hehe rero ku bantu batahazi, ugera Busanza kuri polisi ukamanuka kuri ya midugudu abantu bava Nyarutarama neza, uramanuka gato ukagera ni nk'iminota 5 uvuye kuri kaburimbo n'imodoka ukagera hano turi aho tugiye kureba ikibanza cyiza gifite ubuso 335. Ni ikibanza cyiza rero ku giciro cya miliyoni 25 kandi harimo n'ibiganiro byiza. So nkuko twakomeje kujya tubabwira rero nako ni ikibanza kiri ahantu heza giteretse ku miliyoni 25 harimo ibiganiro, urumva ko ni ahantu heza. Reba na neighborhood dufite amazu meza, ahantu hatuwe ku muhanda, ahantu heza kandi wakishimira gutura cyangwa se ugashora amafaranga yawe. So ni karibu rero. So nkuko mwakomeje kubona rero nako turi ahantu heza. Reba neighborhood kandi ni ikibanza cyiza gikora ku mihanda ibiri, hari umuhanda umanuka ndetse n'umuhanda utambika. So reba ahantu hatuwe amazu meza ya kadasiteri. So duhamagara uyu munsi rero kuri nimero ziri kuri screen yawe tukutebagize cyangwa se tukwereke kino kibanza ubashe kugisura. Miliyoni 25 kandi sirimo ibiganiro byiza, ubuso 335. Duhamagara rero nonaha.